ubwami bw'ibiremwa by'abantu ba hano kuri iyi si n'ubwami bw'Imana, cyangwa se uramutse wibaje ni gute wasobanurira abantu ko tuzi ko hano kuri iyi si hariho abami hakabaho n'Imana ariyo mwami, ubihuza gute? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ikuzo n'icyubahiro ni iby'Imana Allah, turayikuza tuyisaba inkunga, tunayicuzaho ibyaha byacu. Mu by'ukuri uwo Allah yayoboye nta wamuyobya, kandi n'uwayobye nta wamuyobora Allah adashatse ko ayoboka. Ndahamya nshimangira ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa uretse Allah, nkanahamya ko Muhammadi ari intumwa ye akaba n'umugaragu wayo. Mana muhundagazeho amahoro n'umugisha we n'abo mu rugo rwe n'abasahaba be n'abazakurikira inzira ye mu byiza kuzageza ku munsi w'imperuka. Nyuma yaho bavandimwe bayisilamu, uyu ni umwanya mwiza wo gusobanura igitabo Aqidatul Wasitiyya cyanditswe na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kikasubirwamo kikanakosorwa na nyiricyubahiro Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Turashimira Imana yo idushoboje kuba turi muri iki cyicaro cy'ubumenyi, aho tuzasobanura iki gitabo tubashishikariza kukiga mu bisobanuro tuzajya tugenda tubagezaho. Uzabagezaho izi nyigisho ni umuvandimwe wanyu Sheikh Musa Habarurema. Boneraho n'umwanya wo gusabira buri wese uzakurikirana aya masomo, Imana izamuhe kuba amasomo y'ingirakamaro kuri we, ndetse n'abashehe bombi banditse bakanakosora iki gitabo, igitabo cyabo Imana ikigira igitabo cy'ingirakamaro. Ari nako nsaba Imana kubagirira imbabazi, ndetse natwe ubwacu n'ababyeyi bacu. Mana ni wowe wumva ubusabe bugusabye. Umwanditsi w'igitabo yatangiye na basmala, bismillah, n'ijambo bismillahir rahmanir rahim risobanura ko yatangiye igitabo cye mu izina ry'Imana Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi. Akomeza asabira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amahoro n'umugisha we n'abo mu rugo rwe n'abasahaba be n'abakurikiye inzira kuzageza ku munsi w'imperuka. فإن هذا الكتاب الذي يسمى العقيدة الواسطية، إيه كتاب كيزوي كويزين العقيدة الواسطية، أبو العباس الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، Imana imugirire impuhwe, mu gihe cye mu mwaka wa 728 hijiriya yafashe wino yandika iki gitabo. وهذا الرجل من المقامات التي يشكر عليها والتي نرجو من الله له المثوبة عليها. uyu mugabo afite umwanya ukomeye ashimirwa, uyu mugabo afite uruhare rukomeye cyane ashimirwa mu kazi k'ivuga butumwa, bityo natwe turamusabira ku Mana yuko yamuhembera ubwitange bwe mu murimo w'ivuga butumwa. له المقامات المرموقة في الدفاع عن الحق ومهاجمة أهل الباطل، وafite uruhare rukomeye mu guharanira ukuri no guhangana n'abanyabinyoma أهل الباطل ما يعلمه كل من تتبع كتبه والصبرها. Ibi ni bizwi na buri wese wagiye akurikirana ibitabo bye, akabona uburyo n'uruhare yari afite mu guharanira ukuri no kwamagana abanyabinyoma. والحقيقة أنه من نعم الله على هذه الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى كفى به أمورا عظيمة خطيرة على العقيدة الإسلامية. mu nema ziri muri iyi ummati al-Islam, ummati Muhammad, mu by'ukuri nuko Allah subhanahu wa ta'ala, Allah usumba byose, yarinze iyi umma ayirindira ukwizera kwayo, ayirindira ukwemera kwayo. وهذا الكتاب كتاب مختصر. Iki gitabo rero ni igitabo kivuga mu ncamake cyangwa se cyakorewe incamake, wayusama al-Aqidatu al-Wasitiyya. Iki gitabo kikaba cyitwa Aqidatu al-Wasitiyya. ألفه شيخ الإسلام لأنه حضر إليه رجل من قضاة واسط
intandaro yo kwitwa aqidatul wasitiyya, hari umwe mu bavoka ba wasit shaka ilayhi ma kana nasu yu'anunahu min almadahibil munharifa, baje bamutekerereza agahinda bafite n'ingorane bahura nazo z'abantu bafite imyemerere yatanye ku nzira y'ukuri, by'umwihariko ku bijyanye n'amazina y'Imana n'ibisingizo byayo. Qudatu wasit bamaze kumubwira ingorane bahura nazo n'abari muri za madhahibil munharifa mu mazina y'Imana n'ibisingizo byayo, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yafashe ikaramu na wino atangira kwandika. Fakataba hadhihi al-aqida, yandika iyi aqida ifatwa nka zubda ya aqidati ahli sunna wal jamaa, cyane cyane fima yata'allaqu bil umur lati khada an-nasu fiha bil bid'i wa kathura fiha al kalam wal qil, by'umwihariko kubijyanye n'ukwemera kwa ahli sunna wal jamaa, kubijyanye n'ibyo abantu bagiye bahimba bagakina mu kwemera naqila naqal. Wa qabla an nabda'a, mbere yuko dutangira على هذه الرسالة العظيمة نحب أن نبين أن جميع رسالات الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كلها تدعو إلى التوحيد. mbere yuko dutangira ndashaka kubabwira ko intumwa zose, anna jami'a risalati wa rusul, intumwa zose n'ubutumwa bwose zaje zivuga zigishaga kuri tawhid, kulluha tad'u ila tawhid, zose zahamagariraga abantu. Qala Allahu ta'ala, Imana iravuga iti wama arsalna min qablika min rasulin, nta ntumwa nimwe twohereje mbere yawe yewe Muhammad, illa nuhi ilayhi, uretse ko twayihishuriraga annahu la ilaha illa ana, ko nta yindi mana ikwiriye gusengwa uretse ana Allah. Aha ni Allah wivuga, ye Muhammad, nta ntumwa nimwe twohereje mbere yawe uretse ko twayihishuriraga tuti genda ubwire abantu bawe uti annahu la ilaha illa ana, nta yindi mana mukwiriye gusenga uretse ngewe. Iyo ni Imana iri kuhishura intumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'budun, ngaho ni mungaragire. Iyi aya iboneka muri surati al-Anbiya aya ya 25. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ongera avuga ati walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Mu by'ukuri rwose twohereje kuri buri umma intumwa, tuyiha inshingano yo kubwiriza no kuburira abantu an i'budu Allaha, kubwira abantu kugaragira Allah, wajtanibu at-taghut, no kwitandukanya na za taghut. Wa taghut kullu man ubida min dunillahi wa huwa rad, au kullu matbu'in au muta'. Taghut ni buri kintu cyose gisengwa mu kingo cy'Imana, cyangwa se buri wese ukurikirwa cyangwa se akumvirwa mu kingo cya Allah subhanahu wa ta'ala. Taghut mu jambo rimwe n'ibigirwamana. Wa minhumul kahana, mu mataghut harimo abapfumu, kuhana lati kanat tanzil alayhim ash-shayatin, abapfumu bamanukirwaga n'amashaytan, yatahakamuna ilayhi sahiba amra, abantu bakajya gushakira umuti kuri abo bapfumu. Wa dhalika anna al-khalqa khulqu liwahidi, ibiremwa byose byaremewe gusenga Imana imwe. Al-khalqa kulluhu khulqu liwahidin, ibiremwa byose byaremwe kugira ngo bigaragire Imana imwe ruko. Wa huwa Allahu azza wa jalla, iyo Mana ikaba ari Allah nyiri cyubahiro, nyiri kuzo, nyiri gusingizwa isumba byose. Khulqu liibadatihi, ibiremwa byaremwe kugira ngo bigaragire Allah subhanahu wa ta'ala. Litata'allaqa qulubahum bihi, kugira ngo imitima y'ibiremwa ibe ifitanye aho ihurira n'uwayiremye. Ibiremwa imitima yabyo ifite aho ihurira n'uwabiremye, ariwe Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'alluhan wa ta'ziman wa khawfan wa raja'an, mu kugaragira Imana, mu gukuza Imana,
mu gutinya Imana no kwiringira Imana, wa tawakkulan wa raghba wa rahaba, hatta yansalkhu an kulli shay'in min ad-dunya la yakunu mu'ina lahum ala tawhidillahi azza wa jalla fi hadhihi al-umur, kugira ngo ibintu byose biri muri iyi si bitabajyana kugaragira Imana bitandukanye nabyo. Kuvuga ngo Imana yaremye ibiremwa, ibiremera n'ibi bibabeshaho, hanyuma ibi bintu byose bishaka gukura ibiremwa kuri gahunda Imana yabiremeye, ibiremwa bigomba gutandukana n'iyo gahunda. Kuvuga ngo Imana yaremye ibiremwa, ibiremera kugaragira Imana, gutinya Imana, gusaba Imana, guca bugufi imbere y'Imana, gukunda Imana, kwambaza Imana, gahunda zindi zinyuranye n'ibyo, ikintu cyose kitagufasha kugandukira Imana, kugaragira Imana, gusenga Imana, tandukana nacyo, kireke. Li'annaka anta makhluq, mpamvu n'ukuri ikiremwa, wewe hari uwakuremye. La budda an takuna li khaliqika qalban wa qaliban fi kulli shay, ni ngombwa kuri wowe kugomba kuba uri kumwe n'uwakuremye n'umutima wawe wose. ولهذا كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى هذا الأمر الهام العظيم. kubera kugandukira Imana, kubera kwambaza Allah, ubutumwa bwose bw'intumwa icyerekezo cyabwo kwari uguhamagarira abantu ukugaragira Imana. Wa ibadatullahi wahdahu la sharika lahu, ariyo gahunda yo kugaragira Imana itabangikanywa n'icyerekezo cyose. ولم يكن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر يدعون إلى التوحيد الربوبية، ولم يكن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر يدعون إلى توحيد الربوبية كدعوتهم إلى توحيد الألوهية. ntabwo intumwa Imana yoherereje abantu, ntabwo zahamagariraga tawhid rububiya nkuko zahamagariraga abantu tawhid uluhiyya. Dhalika anna munkiri tawhid rububiya qaliluna jiddan, impamvu nuko abahakana tawhid rububiya ari bake cyane. Wa hatta alladhina yunkirunahu hum fi qarari nufusihim la yastati'una an yunkiruhu, yewe nabo bahakana tawhid rububiya imitima yabo ibashinza kwemera ko nta wundi muremyi uretse Allah, nubwo babihakana bagahakana yuko ibiriho nta wabiremye nkuko filosofi bivuga, ariko nubwo bivuga gutyo imitima yabo ibashinza yuko hari uwaremye isi n'ijuru n'ibiyirimo. Wa hatta alladhina yunkirunahu, nabo bahakana tawhid rububiyya nubwo tuvuze ko ari bake mu bafilosofi, hum fi qarari nufusihim la yastati'una an yunkiru, mu mitima yabo ntago bashobora guhakana tawhid rububiyya. Allahumma illa an yakunu qad sulbu al-uqul al-mudrika adna idrak, kereka nimba imitima yabo yarakuwemo kumenya. Aba bahakana tawhid rububiyya ni bake, nabo ubwabo icyemezo cyo muri roho zabo, cyo mu bugingo bwabo ntigishobora guhakana ukurema kw'Imana, ntibashobora guhakana tawhid rububiyya, kereka wenda nimba barimwe gusobanukirwa, kereka nimba barimwe na gake ko kumenya inzira y'ukuri. Fa innahum qad yunkiruna hadha min babil mukabara, abahakana tawhid rububiyya ni min bayihakana mu rwego rwa al-mukabara, mu rwego rwo kwigiza nkana. Wa qad qasama al-ulama rahimahumullah tawhid ila thalathati aqsam, abamenyi tawhid bayishyizemo ibice bitatu. Ahaduha, igice cya mbere ni tawhid rububiyya, wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala fi umuri thalatha fi al-khalq wal malk wat tadbir. Igice cya mbere cya tawhid rububiyya kigizwe n'ibintu bitatu: ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalq, guharira Imana ko ariyo muremyi. Icya kabiri, ifradullah ta'ala bil mulk, guharira Imana ubwami. Icya gatatu, ifradullah bit tadbir, guharira Imana ubugenzuzi bw'ibiremwa byayo. Dalilu dhalika qawluhu ta'ala, igihamya cy'ibi ni ijambo ry'Imana rigira riti ala lahu al khalq wal amr, rwose kurema ni by'Imana. Ala lahu al khalq wal amr, kurema no gutegeka ni iby'Imana. Ala lahu al khalq wal amr, kurema no gutegeka ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi aya tuyisanga muri surati A'raf, ni aya 54. ووجه الدلالة من الآية أنه قد قدم فيها الخبر الذي من حقه التأخير، والقاعدة بالبلاغية أن تقديم ما حقه تأخير يفيد الحصر. وجه الدلالة مري آية قدم فيها الخبر، بمعنى يبانشج إنهر
alladhi min haqqihi at-ta'khir, kandi mukuri kw'iyi nkuru Imana yabanjije ukuri kwayo nuko yagombaga kuza nyuma. Wal qa'ida al-balaghiya, itegeko rya balagha rivuga ko anna taqdima ma haqquhu at-ta'khir, kubanza icyari gikwiriye gusoza ifidul hasr, yumvikanisha al-hasr. Thumma ta'ammal iftitahi hadhihi al-aya, hanyuma itegereze uburyo iyi aya yatangiye bi ala ad-dal ala at-tanbih wa at-tawkid. Ala igaragaza at-tanbihi wa at-ta'kid. Imana iti ala lahu al-khalq wal amr la li ghayrihi, ese harundi iri kubaza kandi irabaza ibyiza, irashaka kugira ngo abo bigiza nkana bahakana tawhid ar-rububiyya iyi aya babere gihamya, batazagira urwitwazo bazitwaza ejo ku munsi w'imperuka. Imana iti ala lahu al-khalq wal amr la li ghayrihi, ese siyo ifite ubwami, ese si ifite kurema, ese siyo muremyi ikaba ari nayo mutegetsi, ese si irema ikaba ari nayo itegeka? Urabihakana? Twavuze ko bahakana iyi ngingo ari bashye cyane, kandi nubwo bihakana imitima yabo ibacira urubanza. Twanabonye yuko bahakana iyi ngingo ari abigiza nkana, naho ubundi imitima yabo ibashinza ko umuremyi, umutegetsi ari Allah. Fal khalqu hadha huwa wal amru huwa at-tadbir, ukurema nuko, naho al amru huna birashaka kuvuga at-tadbir, ugenga ibyo Imana yaremye, utegeka ibyo yaremye ko bibaho, ko bikurikirana. أما الملك فدليله قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض. نهو دليل يا الملك، دليل يوكي معنى ريو الملك نجامو ريو معنى ريو فقالتي ولله ملك السماوات والأرض، سمو سورة الجاثية آية مكم يانا كريم. وبقامي بقيسني نجرو نوكي معنى، فإن هذا يدل على انفراده سبحانه وتعالى بالملك. إي آية إلى غرغزك بقامي نيابغو بقيهاريه إيمانا. ووجه الدلالة من هذه الآية كما سبق تقديم ما حقه التأخير. nanone muri aya biragaragaza yuko iqaida twavuze hejuru kubanza cyari gikwiriye gusoza muri qaida al-balaghiya yufidu al-hasr. Idhan farrabb azza wa jalla munfarid bil khalq wal amr wat tadbir, nyagasani w'ibiremwa usumba byose yihariye kurema, gutegeka ndetse n'ubwami. Ibintu bitatu muri tawhid ar-rububiyya, ibintu bitatu muri tawhid ar-rububiyya. Tawhid ar-rububiyya bisobanura ifrad Allah ta'ala bil khalqi wa at-tadbir wal mulk, yani huwa iqrar bi anna Allah huwa al-khaliq wahdahu wa annahu huwa al-malik wahdahu wa annahu huwa al-mudabbir wahdahu. Nukwemera ko muri tawhid ar-rububiyya nukwemera ko Imana ari yo muremyi yonyine, ikaba ari yo mugengo wa byose, ikaba ari nayo mwami wa buri kintu cyose yonyine. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في المصورين فإن قلت كيف تجمع بين ما قررت وبين إثبات الخلق لغير الله مثل قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. ورمتوبوزنغو كيف تجمع بين ما قررت وبين إثبات الخلق لغير الله. ورمتوبوزنغو نيغوتي وهوزا آية يفقى فتبارك الله أحسن الخالقين. وبتغتفو نوبغا الله ومرميو هبو bivuze ko hari abandi barema, ari abandi bagerageza kwigana kurema. Ni gute rero wahuza iyi aya aho Imana yavuga ngo ubutagatifu n'ubw'Imana yo muremyi uhebuje? Byumvikana ko Imana yemeje ko ari yo muremyi, ariko hakaba hari n'abandi barema, ariko abo baremyi ntabwo bahebuje. Imana niyo ihebuje mu kurema. Wa mithlu qawlihi, ubwo rero kubihuza ni nk'ijambo ry'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aho yivuga fil musawwirin yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Ku munsi mperuka al-musawwirun bazabwirwa bati ahyu ma khalaqtum, ngaho ni muha ubuzima ibyo mwaremye. Bivuga ngo abantu bararema, ariko ibyo barema nta buzima babiha. Ubuzima nyabwo butangwa n'Imana, naho ibindi ni ibishushanyo. Abashushanya rero bigana umuhanzi umuremyi Allah, abo bahanga ibishushanyo ku munsi mperuka bazabwirwa bati ahyu ma khalaqtum, ngaho ni muha ubuzima ibyo mwahanze. Iyi hadithi rawahu al-Bukhari, ni hadithi y'ibihumbi 5961 muri kitabu al-Bukhari, naho muri kitabu Muslim ni hadithi y'ibihumbi 2107. hadithi ivuga ko an Aisha radhiyallahu anha anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam qala inna ashaba hadhihi as-sura yu'adhabuna
يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. Aisha radiyallahu anha, Imana imwishimire, avuga ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yavuze kuri ba bandi bashushanya, babazi ibishushanyo mu mashusho y'abantu, bisanamu, inna ashaba hadhihi sura, abashushanyije, ati mu by'ukuri abashushanyije ba nyiri sura, ba nyiri ishusho, yu'adhabuna yawma al-qiyama, bazahanwa ku munsi w'izuka, wa yuqalu lahum, babwirwe bati ahyu ma khalaqtum, ngaho nimuhe ubuzima ibyo mwaremye. Wa mithlu qawlihi ta'ala fi al-hadith al-qudusi, nanone ni nk'ijambo ry'Imana riboneka muri hadith al-qudusi rigira riti waman azlam mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, waman azlam, ninde munyamahugu, ninde urenze guhuguza, ninde muhuguzi wa cyane uhuguza kurenza ushaka kwigana Imana mu kurema. Waman azlam mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, ninde urenze abahuguza kurenza wa wundi ushaka kwigana Imana mu kurema. Iyi hadith nayo iboneka muri Bukhari na Muslim, hadithi y'ibihumbi 5953 mu kitabu al-Bukhari, ikaba na hadithi y'ibihumbi 2111 muri kitabu Muslim. Ni hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu. Hadithi yakiriwe na Abi Huraira muri hadithi al-Qudusi ko Imana ivuga iti waman azlam mimman dhahaba, ko Imana ivuga ngo waman azlam mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, ninde munyamahugu urenze wa wundi ushaka kunyigana mu kurema nkuko ndema. Fakayfa tajma bayna qawluka anna Allaha munfaridu bil khalq wa bayna hadhihi nusus, fakayfa, none se izi aya, iriya aya ko Imana ivuga yuko ala lahu al khalq wal amr, ese harundi urema n'umutegetsi tari Imana, urabihuza ute n'izi hadith tumaze kubona? Iriya aya urayihuza ute n'izi hadith? Walillahi mulku samawati wal ard ala lahu al khalq wal amr, urabihuza ute na ziriya hadith zigaragaza ko hari abandi barema? Fal jawab, igisubizo, an yuqala inna al khalqa huwa al ijad, igisubizo nuko kurema nugushyiraho ikitari kiriho, ijad, wa hadha khasu billahi ta'ala, ibi byihariwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Amma tahwil shay'in min surati ila ukhra, naho guhindura ishusho y'icyashyizweho n'Imana mu yindi shusho, fa innahu laysa bi khalqi haqiqa, uku ntabwo ari ukurema mu by'ukuri. Wa in sumiya khalqan bi'tibari takwin, nubwo byakwitwa kurema cyangwa se guhanga, lakinahu fil waqi laysa bi khalqi tam, mu by'ukuri ntabwo ari ukurema nyako kuzuye. Wa mathalan hadha an-najar sana'a min al-khashab baban, urugero ni nkuko twakubwira ati uyu no mufundi, sana'a min al-khashab baban, yaremye urugi, yacuze urugi arukoze mu giti, fayuqalu khalaqa baban, bityo tuvuga yuko yaremye urugi. Lakin madata hadhihi as-sina'a alladhi khalaqaha huwa Allahu azza wa jalla, ariko urugi icyo yaruremye arukomoyemo cyaremwe na Allah subhanahu wa ta'ala. La yastati'u nasa kulluhum mahma balaghu fil qudra an yakhluqu 'uda araka abadan, wala an yakhluqu dharra, wala an yakhluqu dhubaba. Abantu n'imbaraga zabo zose niyo bakiteranya isi yose ntabwo bashobora kurema igiti, ntibishoboka. Hari igiti ntibakirema, mahama balagho fil qudra, imbaraga zose baba bafite uko zaba zingana, aho baba bangana, ubuhanga baba bafite uko bwaba bureshya. La yastati'u an yakhluqu 'udan, ntibashobora kurema n'umunyereri n'agati, ureka igiti. Wala an yakhluqu dharra, ntibashobora no kurema n'akantu gato. Wala an yakhluqu dhubaban, nta nubwo babasha no kurema n'isasi cyangwa se umubu, n'utundi tuntu wabona ko dusuzuguritse duto, utwo wabona ko ari duto cyane, utwo wabona ko ari duto cyane. Nta abantu n'imbaraga zabo aho baba bageze muri tekinoloji, nta n'umwe wabasha kurema igiti, nta n'uwarema isazi, nta n'uwarema n'akantu gato. Ibiriho ni kwigana iby'Imana yaremye, ariko nta n'umwe ushobora kurema. Turavuga ngo umufundi yaremye urugi, ariko kiriya giti yarukomoyemo ni Allah wakiremye. Uko niko duhuza za iriya aya ivuga ngo ala lahu al-khalq wal amr, ese Imana siyo muremye, sinayo mutegetsi, mugenga, muyobozi. Al-amru huna at-tadbir. Wastami' ila qawlihi
ila qawli llahi azza wa jalla, tega amatwi ijambo ry'Imana riboneka muri surati al-Hajj aya ya 73. Imana iravuga iti ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu, yemwe bantu mwahawe urugero ngaho ni murutega amatwi. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu, yemwe bantu mwahawe urugero ngaho ni murutege amatwi murwumve. Innal ladhina tad'una min duni llahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu, mu byukuri byo musenga bitari Allah ntibishobora kurema n'isazi kabone niyo byayiteraniraho. Innal ladhina tad'una min duni llahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu, ibyo musenga mu cyimbo cya Allah ntibishobora kurema n'isazi walau ijtama'u lahu, niyo byayiteraniraho. Wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu, niyo iyo sazi yagira ikibyambura ntibyashobora kukisubiza. Iyi aya hano irabwira abasenga ibigirwamana, ibyo abantu bibarije bakabaza ibishushanyo mu nsengero. Hari aho muzajya musanga ibishushanyo abantu basenga. Bariya abantu twabonye yuko bazahanwa ku munsi w'imperuka ku bigirwamana bibarije, babwirwe bati ngaho ni mu bihu ubuzima. Hanyuma abo bigana Imana shushanya ibishushanyo bagahanga ibisanamu ibigirwamana bakabisenga mu cyimbo cy'Imana, bibwira ko baremye isi Imana. Imana iti yemwe bantu mwahawe urugero ni mu rutega amatwi, ibyo musenga mu cyimbo cy'Imana nta nubwo bishobora kurema isazi niyo byayiteraniraho. Hanyuma kandi isazi iramutse igize ikibyambura ibyo bigirwamana bashushanyije by'ibishushanyo ntago byabasha kukigarurira cyangwa se ntibyabasha kukisubiza. Da'ufa at-talib wal matlub, ari usenga ibyo bigirwamana nabyo basenga, usaba n'usabwa bose ni abanyantege nke. Usabwa aricyo kigirwamana, n'ugisaba ari we muntu. Da'ufa at-talib wal matlub, bose ni abanyantege nke. Iyo ni aya muri surati al-Hajj aya ya 74. Hano ijambo rigira riti ya ayuhan nasu duriba mathalu fastami'u lahu innal ladhina. Alladhina hano ni isma usul yashmalu, ikusanya ikintu cyose gisengwa mu cyimbo cy'Imana, yaba ari igiti cyangwa se ibuye cyangwa se umuntu cyangwa se umwami wari wose waba usengwa mu cyimbo cy'Imana. Ibyo byose kullu ladhina yad'una min dunillah, ibyo byose bisengwa mu cyimbo cy'Imana la yakhluqu dhubaba wala ijtama'u lahu, ntibashobora kurema n'isazi niyo bari ولو انفرد كل واحد بذلك لكان عجزه من باب أولى. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه حتى الذين يدعون من دون الله لو سلبهم الذباب شيئا ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الذباب الضعيف. ولو وقع الذباب على أقوى ملك في الأرض ومص من طيبه لا يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطيب من هذا الذباب. وكذلك لو وقع على طعامه. فإذا الله عز وجل هو الخالق وحده. bisobanura ko Allah subhanahu wa ta'ala we muremyi wenyine gusa. Fa in qulta kayfa tajma bayna qawlika inna Allaha munfaradu bil malk wa bayna ithbat al malk lil makhluqin, uramutse rero ushatse nanone guhuza ubwami bw'ibiremwa by'abantu ba hano kuri isi n'ubwami bw'Imana, cyangwa se uramutse wibaje ni gute wasobanurira abantu ko tuzi ko hano kuri isi hariho abami hakabaho n'Imana ari yo mwami, ubihuza gute? Urugero mithlu qawluhu aw ma malaktum mafatihahu, kugeza kuri ayivuga ngo illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Fal jawabu anna al jamu bainahuma min wajhayn, igisubizo nuko guhuza izi aya ari mu buryo bubiri. Al-wajhul awwal anna mulka al-insan li shay'in laysa 'aman shamila, ubwami bw'umuntu ntabwo ari ubwami bwa buri kintu cyaricyo cyose. Li'annani amliku ma tahta yadi, kubera ko njyewe mfite ikiri mu biganza byanjye, ikiri munsi y'ukuboko kwanjye. Wala amliku ma tahta yadi, ariko icyo wowe ufite mu kuboko kwawe njyewe singifiteho ubushobozi. Njye mfite ubushobozi bw'icyo mfite kuboko kwanjye ikiri munsi y'ibiganza byanjye, ariko ikiri munsi y'ibiganza byawe wowe njyewe singifiteho ubushobozi. Wal kullu mulkullahi azza wa jalla, ibyo byose ari ibyo ufite n'ibyo mfite, ari njyewe nawe, twese turiki turi umutungo w'Imana, turabimana. فمن حيث الشمول ملك الله عز وجل أشمل وأوسع وهو
mulku tama. Tugiye rero kubijyanye no kureba muri rusange, ubwami n'ubw'Imana, ubwami bwuzuye n'ubw'Imana. Naho ibyo dufite n'iby'Imana yaturagije, twe ntabwo dufite ubwami bwuzuye. ubwami bwuzuye n'ubw'Imana. الوجه الثاني أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكا حقيقيا أتصرف فيه كما أشاء. ikindi nuko iki kintu mfite kiri munsi y'ukuboko kwanjye, nubwo ngifite Imana yakindagije n'indagizo, ntabwo ngifiteho ubushobozi bwo kugikoresha uko nishaki. wa inma tasarrafu fi kama amara ash-shar', ahubwo nge ngikoresha nkuko ishariya ibiteganya. wa kama adhna al-malik al-haqiqi, gikoresha nkuko umwami w'ukuri yagennye. wa huwa Allah azza wa jalla. uwo mwami rero nta wundi ni Allah usumba byose. ولو بعت درهما بدرهمين لم أملك ذلك ولا يحل لي ذلك فإذا ملكي قاصر. urugero ni nko kuba nafata amafaranga nkayaguriza umuntu amafaranga. urugero ni nko kuba nafata ifaranga rimwe nkariguriza umuntu nkamubwira ko azanyishyura ampaye amafaranga abiri. ishariya ntibyemera, ni riba, ni haram. ubwo ntabwo ari halali kuri ngiye ko natunga amafaranga abiri nakopye umuntu ifaranga rimwe. فإذا ملكي قاصر, bivuze ngo ibyo nge mfite ni indagizo kandi nyikoresha uko Imana ibishaka, ntago nyikoresha uko ngewe mbyifuza, uko mbitekereza. bivuze rero ko ubwami bwanjye nibyo mfite, ibyo ntunze. iyo tuvuga ubwami ni ibyo ubutunze cyangwa se nibyo waragijwe ku biremwa, naho ku Mana ni ubwami bwuzuye kuri yo. wa aidan la amliku fihi shay'an min an-nahiyati al-qadriyya لأن التصرف لله فلا أستطيع أن أقول للعبد المريض ابرأ فيبرأ، ولا أستطيع أن أقول للعبد الصحيح الشحيح امرض. nanone hano ndashaka kuvuga ko kubijyanye n'igeno nge nta kintu mfite, kubera yuko ibijyanye n'igeno biri mu biganza bya Allah subhanahu wa ta'ala. ibijyanye n'igeno ni iby'Imana. sinshobora kubwira umuntu urwaye ngo kira ngo ahita akira. sinshobora no kubwira umuntu ufite ubuzima bwiza utarwaye ngo rwara, ndavuze ngo rwara ngo agahita rwara, ntibibaho. lakin atasarrufu alhaqiqi lillahi azza wa jalla, ariko Imana nivuga ngo iki kibe kikaba. ubwo Imana niyo mugenga wa byose, igena buri kimwe cyose, yivuga ngo bibe bikaba. فلو قال الله لشخص ابرأ برئ, Imana ivuze ngo rwara urarwara. Allahu azza wa jalla avuze abwiye umuntu ngo kira arakira. imrid marida, Imana ivuze ngo rwara urarwara, yavuga ngo kira urakira. fa idhan la amliku tasarruf almutlaq shar'an wala qadran. bityo bivuze yuko ngewe ntabwo mwigeno mfite kwigenera ikintu ngo mvuge iki kibeho kikabaho uko mbyifuza, yaba ari mu buryo bwa shar'iyyan cyangwa se sinshobora kwiha ikintu itegeko ritanyemerera, sinshobora no kwambura umuntu icyo itegeko rimwemerera. famulki huna qasiru min haythu tasarruf, bivuze ko ibyo mfite ngewe ari igeno. famulki huna qasiru min haythu tasarrufi, ibyo mfite ngewe ntago bifite ntibifite ukwishyira ukizana byuzuye min haythu shumul wal umum. وبذلك يتبين lana kayfa kana infiradu Allah azza wa jalla bil mulk. aha niho duhita twumva rero neza ko Imana ari yo mwami nyakuri, we ufite gutegeka buri kimwe cyose kandi ufite buri kimwe cyose. wa amma tadbir فللإنسان تدبير، ولكن نقول هذا التدبير قاصر كالوجهين السابقين في الملك. ليس كل شيء أملك التدبير فيه، وإنما أملك تدبير ما كان تحت حيزتي وملكي، وكذلك لا أملك تدبيره إلا على وفق الشرع الذي أباح لي هذا التدبير. hano turavuga ngo umuntu ashyiraho iteganyagihe cyangwa se plan. ku bijyanye rero na tadbir, umuntu ashyiraho plani ze, agashyiraho iteganyagihe rye, igenamigambi rye, ariko muri iri genamigambi n'iteganyagihe no kugenga rero cyangwa se kugena urwaye ngo kira ukire, cyangwa se simfite ubushobozi bwo kuba nakukiza warwaye, sinafite ubushobozi bwo kuba nakurwaza ngo rwara. ibyo biri mu maboko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. bityo at-tadbir ku bijyanye no guplaninga imigambi, igenamigambi, ibyo ushaka ko biba, ibyo ushaka ko bitaba, ibyo byose umuntu aba afite aho bigarukiye, ariko Imana yo ikaba ariyo mudabbir atam, ariyo igenga
ukugenga kuzuye, igena ukugena kuzuye. Imana ishobora kubwira ati kira, wari urwaye ugakira. Ishobora uvuga ngo rwara, ni wari muzima ukarwara, ariko ngewe sinshobora kubwira ngo rwara ngo urware bishoboke, sinshobora kubwira ngo kira ngo ukire bishoboke, kereka Allah subhanahu wa ta'ala abinyujije muri jye. Bityo rero Imana niyo muremyi, niyo mwami, niyo mugenga, niyo itanga ubuzima, niyo itanga urupfu, niyo itanga amafunguro, niyo itanga rizqi. Ibyo byose ni tawhidi ar-rububiyya. Tawhidi ar-rububiyya rero هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق، أي لا خالق إلا الله، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالملك، لا ملك إلا لله. ndetse ni no guharira Imana ibijyanye na tadbir, fa anta tudabbir ma fi haizatika, lakin Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-mudabbir at-tam. Ahibati fillah, iki ni igice cya tawhidi ar-rububiyya. Iki gice rero ntabwo abantu bigeze bagihakana, uretse bake cyane abagihakana n'abafilozofe bavuga yuko isi bafite uko bemera yuko ibiriho byishyizeho bidafite uwabiremye. Ariko nubwo babihakana bakavuga yuko Imana, bagahakana ko Imana ariyo yabiremye, bahakana kubaho kw'Imana, ariko mu mitima yabo tuzi neza yuko Imana, imitima yabo ibashinza kwemera yuko Imana ariyo muremyi, mugengo wa buri kimwe cyose. Na ahibati fillah, aha niho tugarukiye uyu munsi. Tuzakomeza ubutaha mu bice bikurikira, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma'i wa sifat, aho tuzabireba, ndetse tuzanigira hamwe igitabo aqidatu al-wasitiyya, ndetse tuzanasoma birambuye turebe uburyo Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah yasobanuye asubiza al-falasifa bariya bahakanye ukwemera kw'Imana, ndetse tuzanarebera hamwe uburyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yashubije bariya bahakanye ukurema kw'Imana, ndetse bakanahakana gusengwa kw'Imana, bakanahakana amazina y'Imana n'ibisingizo byayo. Nta handi tuzabikura uretse mu gitabo cyitwa Aqidatu al-Wasitiyya cya Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullahu, ndetse cyanakosowe kikanasubirwamo n'umusheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Mbakangurira kuzakurikirana iri somo. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Sheikh Musa Habarurema. Ila liqa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.